icya kabiri nanone babanyaze urukundo rwaranyazwe. Satani yarangije kurunyaga abantu bari muri iyi si. Icyo nacyo mubwira Imana ibanze igenda ikibabohorere. Ikindi Satani yanyaze n'ibyishimo. Nta bantu batishima, abantu babaye abaribwa no mu nzu y'Imana. Icyo kintu mpora nkivuga buri munsi, abantu ni abaribwe barahumuye, ariko kuribwa kwanyu n'ubundi ntabwo byatigisa Imana. Amen amen. Ahubwo nimwishake mw'ibyishimo. Dawidi yaravuze ngo narishimye cyane ubwo bambwiraga ngo tugende mu nzu y'Imana. Ese kuki uza mu nzu y'Imana utishimye? Wumva utabohotse, uri umuribwe niba mu rugo wariye cyangwa niba ari bugusore mu nzu, Yesu ntabwo ibyo bimukanga. Ariko nta kizamubuza ku isaha iyegeza arakora. Amen amen. Umuntu kandi muvuga butumwa se atubwiye ngo yabujije umwongereza amahoro imuzana mu Rwanda. Ni hehe se ubwo bamuburiye muri Faisal hari hoya? Ariko kuko Imana yari yategetse rafa. Imana yabohoye uriya muntu kubera ibyo umuvuga butumwa byari biboshye. Hari ibyo yari akeneye. Ese wabanye n'Imana gute? Iyo witegereje neza nta byishimo ukigira, nta mahoro ufite, nta rukundo ufite muri wowe. Ibyo bintu kugira ngo uzabohorerwe ibyaha, banza usabe ibyo bintu. Iyo ufite amahoro n'urukundo n'ibyishimo byo byonyine, kuko aho ugiye hose njye nkunze kubibabwira umuntu wuzuye umwuka wera arangwa no guhora aseka. Yabona umuvuga butumwa abwiriza agahaguruka akamushyigikira akamwendera. Ariko ikimbabaza nuko abaribwe bo muri iyi si bafana Rayon Sports. Amen amen. Abantu baribaye abaribwa ariko iyo bari kureba televiziyo bakami. Hari akantu nabonye kuri statut, umugabo arafana arangije ngiye kubona mbona umugore yaramuzaniye ikiryo bagikubise ngo njye ngo amen amen. Igisahani arakimena. Ariko kuki mudafana Yesu? Muri abafana b'isi kuki mudafana Yesu? Babanje kubashyiramo fenerega babatera n'ikinya, bamaze kukibatera bashyira muri barafu kuko bababwiye amazu ntiyaza. Umuvuga butumwa kare yatubwiye ngo mbere yuko Imana itureba, n'ejo nabibwirije abantu yabanje kuremetera. Kuki dufite ubwoba? Kuki dufite guhangayika? Twihute tujye muri Zaburi. Umukozi w'Imana dusomere Zaburi ibice 37 kuva ku murongo wa 28. Amen. Dusome mu izina rya Yesu. Zaburi ni ibice 37 umurongo wa 25. Baravuga ngo nari umusore none ndashaje, ariko sinari nabona umukiranutsi waretswe cyangwa urubyaro rwe rusabiriza ibyo kurya. Agira ubuntu umunsi ukira, akaguriza abandi, urubyaro rwe rukabona umugisha. Va mu byaha ujye ukora ibyiza, uzaba gakondo iteka. Uwiteka akunda imanza zitabera, ntareka abakunzi be barindwa iteka ryose. Amen. Ariko urubyaro rw'abanyabyaha ruzarimburwa. Amen amen. Kubera igihe yabanye n'Imana cyane, kubera ukuntu umutima we Imana yawishimiraga cyane, arangije cya gihe yarakiri mu ishyamba ngo yicaga idubu n'intare byaza ntihagire intama n'imwe imucika. Amen amen. Arangije igihe cyo kwimikwa umunsi ko bamugabiye mu rugo n'amateka maremare, ariko arangije ageze kuri 23 naravuga ngo Uwiteka ni umwungeri wanjye sinzakena. Ariko muri iki gihe umukozi w'Imana yahuye n'ikibazo agakora ikosa, abantu baribonye bamubonera mu ntege nke, ntibibuke ko na Dawidi yakoze icyaha, ahubwo bagatangira kugendera kuri za ntege nke za Dawidi. Ntibibuke ko Dawidi yishe idubu, ntibibuke ko Dawidi yishe intare, ntibibuke ko Dawidi yavuze ngo Uwiteka ni umwungeri wanjye sinzakena. Ajyana mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, asubiza intege mu bugingo. Noneho ageze hano muri 37 aravuga ngo nari umusore ariko none dore ubu ndashaje, sinigeze mbona umukiranutsi waretswe cyangwa ngo urubyaro rwe rusabiriza. Amen amen. Nimuvuga ngo abakiranutsi bazagubwa neza, bazagubwa neza. Haleluya. Bazacibwaho iteka. Amen amen. Ngo ariko ngo abana b'iteka ryose bagubwa neza, baba n'abanyamugisha, abana b'abakiranutsi. Kandi ngo Uwiteka agakunda abantu baca imanza zitabera. Yaba umuntu urimo hano wakunda imanza zibera, ukariganya abapfakazi n'imfubyi, aho bashakaga
bazira uburiganya, nguwo ngo bazahanwa iteka ryose, bazajyanwa mu muriro. Amen 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 amen. Icyo navuze cyo uvuga yuko umukiranutsi azagubwa neza, ariko kandi ati muvuge ngo umukiranutsi azagubwa neza, ngo nari umusore ariko none ubu ndashaje. Niba mubireba mwabonye muri covid umunsi Imana yadutunze, idutungisha manu na n'izi sahani zo tukiriho, ariko ikimbabaza nuko muza mu nzu y'Imana mwihanze amatama, imitima iri kure, twababonye n'ibyo mwuzuye, ariko ikibazo murahari. Kuko hari baterame ukavuga ati bibe bityo, haleluya, bibe bityo, niba nzagubwa neza bibe bityo, ariko biri kure cyane. Ni nkuko wabwira umuntu ngo singira ukwezi, ntibibaho. Biri kure kuyumvisha muri iyi minsi, watubwirije kandi wavuze ngo witekereza ko umuceri wahenze. Amen amen. Njewe hano umupasiteri ugeze kutubwira ngo hari igihe umuceri tuzawurira igiceri cy'ijana, nge narabyemeye, ubwo buhanuzi y'ubwumvisha urabyemera. Amen amen. Kandi koko muri iki gihugu hari abawurira 700. Amen amen. Hari abawurira 700 wongeho 10. Ubwo ibyo ni iby'Imana iba yaravuze, kubera yuko hari igihe yabonye, hari igihe yabonye. Njye mukuru wanjye yashatse umugabo mu militari, icyambabaje yapfuye ibi bintu bitaraza, ariko bari babayeho nabi, ariko kubera ko hari abasirikare n'abapolisi basenze Imana, yarabumvishe nibo bakiri kurya amana. Ugasanga babandi bapagane badasenga ngo barya iby'ubuntu. Abantu benshi bazi ko barya iby'ubuntu, ariko siko biri. Utajyanye agakoruto hariya ntibakopa, nko muri supermarket ntibakopa. Niyo wabura ifaranga rimwe kandi n'ibyegejeho baragutuka bakakubaza aho bijyana. Ariko ngo nimuvuge ngo abakiranutsi bazagubwa neza. Uvuge ko umukiranutsi azagubwa neza, icuri ijana wahahira hariya wabutahahira. Iyo uri umukiranutsi utahafite, ugura umuceri 30 ukakuryohera nk'uwaguze 700. Ugura isukari robo, undi akagura igifuka mu kayanywa kimwe, igakora kimwe. Ariko iyo umukiranutsi amina, nta kibazo ufite kuko isukari zikora kimwe, ufite umufuka n'ufite irobo, kubera yuko iyo umukiranutsi wakuwe neza urayuka kugwa neza. Amen 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 amen. Abantu baguze amakoroboyi y'ubuteje ubundi mwana yariye n'abaguze igihwagari, mwese mushisha mwumva, kubera yuko mwasenze Imana. Haleluya. Amen amen amen. Umunsi koroboyi y'ubuteje iri kuri 300, abantu benshi bavugije induru, ariko wari ufite Imana ntiyayivugije. Mujye muvuga ngo dufite Imana n'umwana wayo turatabawe. Ngo Moridekayi ku irembo ry'ibwami agira ngo arapfuye, kuko igihe cye cyo gutabarwa cyari kigeze. Abari bamugambaniye nibo bagiye. Amen 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 amen. Mukunde gusenga mukiranuke. Iyo ufite umwuka wera, iyo umwuka wera yagutuyemo, uhorana ibyishimo, uhorana amahoro, nta cyari, nta rwango, nta tiko, nta buriganya. Ubundi uko niko kugubwa neza, kubera yuko mu byaha byose, wenda icyaha wakora ashobora kubona aciyeho kavuga ati mbega umugore ukuntu ateye, ubwo ukabugiye kure bikagutera kunyibaza. Ariko iyo ugarutse umwuka wera aragucyaha, akakubwira ati sigaho, kuko umubiri umuntu wari we wese ni insengero y'umwuka wera uri muri we. Ahubwo ngo nitureke ingeso zacu mbi zadutanya n'Imana, maze ubundi tuze tumwegere, dushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, ubundi nituba bakena muzampembwa zindi. Ahubwo ikibazo kwizera kwacu ntako dufite. Kwizera kwabaye guke, twizeye ko tuzabona amazu, twizera ko batubwiye Amerika, twizera ko baduhaye za misiyo, ariko burya Imana ijya kukurema, mbere yuko Imana ikurema yabanje kukuremereza. Ikibazo ufite ni iki? Mwizere gusa aho muhanga amaso, ibisigaye azabikora. Urakoze Uwiteka Imana yacu, uri Imana nziza, ushobora byose, nta kijya kikunanira. Uyu mwanya turagushimiye ko wabanye natwe, uduhe kwizera databuja, kandi tumenye ko umukiranutsi azagubwa neza, ariko abana b'abanyabyaha nabo bazacirwaho iteka, ko nta juru bazabona, bazarimburwana n'ababyeyi babo. Ariko umwana w'umukiranutsi wazagubwa neza, kandi bazaba abanyamugisha, naho bazagera hose hazaba umugisha. Bana natwe muri byose rero, kandi turakuyeretse muri uyu mugoroba, wongere utugarukeho bundi bushyashya, udusukemo imbaraga zo kwizera, usukemo ububyutse mu Banyarwanda. Mana ukura abantu mu rwobo rwo kurimbuka, ubagaruze ubugwaneza bwawe n'urukundo rwawe. Abari mu nzira zo kurimbuka, Mana tukweretse urubyiruko rw'u Rwanda, tukweretse abagore basigaye biyambika ubusa muri iki gihe. Mana tabara Sidoni ba Sodoma na Gomora, uko mwamanuwe no kureba ibyo baregaga Sodoma na Gomora no ku munara w'Ibabeli, n'ubu niko mugiye kongera kumanuka kugira
ngo muce agasuzuguro mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Bana natwe rero uturinde gutara ino jambo ahangaha, kuko ijambo ryarabwira ngo uwumvishe byinshi azabazwa byinshi, uwumvishe bike azabazwa bike, kandi natwe twahagaze imbere y'ubwoko bwawe hari ibyacu tuzabazwa. Bana natwe kandi ukomeze uturinde, tubisabye tugize mu izina rya Yesu.